guhaye 0725855259 hanyuma tubwire igitekerezo cyawe cyifuza inyunganizi. Mu karere ka Rutsiro umwarimu akekwaho kwiba ibikoresho by'ishuri yatawe muri yombi. Ese byagenze bite kugira ngo umwarimu aho kugira ngo ajye kurera u Rwanda yisanga ahubwo byagafashe mu kurera u Rwanda ariko bitwara kandi atafite uburenganzira? N'umwarimu ukiri muto yo kwafite imyaka 34 y'amavuko mu karere ka Rutsiro mu burengerazuba bw'u Rwanda kamwe mu turere turindwi tugize intara y'uburengerazuba yatawe muri yombi akekwaho kwiba ibirimo mudasobwa ngo ni computer amasahane mwarimu yibye amasahane uko gikuyamaziki namwe mu nyumvire yibye n'amasahane abarimu bariraga ari abantu rwose bafite ibibazo ukibaza umushahara mwarimu ahembwa yabuze nakugura amasahane abari hafi ya mwarimu mubwire ko ngiye namwemereye rwose iduzeni y'amasahane kugira ngo azongere kwisanga mu bikorwa nk'ibi by'ubujura. Amasahane mwarimu yayibye amasahane koko banayariraho banze kujya kumuvuza banze bamunyuze indera barebe niba mu mutwe hakora neza ashobora kuba arwaye. Yibye n'amakanya n'ibikombe by'abanyeshuri banyweragamo amazi ku kigo cy'ishuri yigishagaho cya Collège de la Paix. Ibaze ariko Collège de la Paix Collège de la Paix ishuri ry'amahoro se mwarimu ntabwo amahoro yamugezeho? Ibaze ngiye mwarimu mwemereye iduzeni y'amakanya y'amasahane ndetse n'ibikombe ariko ibyo bivuga kare byibuze ariko ngo ku nzego zamaze kumucakira n'ubundi ibingibi umuntu yari kubimugurira rwose ubuzima bugakomeza ariko banza arwaye basuzume neza. Amakuru y'ifatwa rye rero yamenyekanye ku wa mbere ku ya gatatu Gushyingo 2025 nyuma yo kwiba telefone yo mu bwoko bwa Infinix ariko banza ari yahanzweho. Yibye mudasobwa y'ishuri amasahane abarimu bariraho amakanya y'abanyeshuri ibikombe by'abanyeshuri akomereje kuri telefone ya Infinix y'umugore w'umukuru w'umudugudu wa Mukebera aho yari asanzwe acumbitse. Mukebera urabizi hari na stade ya Mukebera, stade y'akarere ka Rutsiro umunsi yuzuye niho abanyarutsiro bazajya barebera ikipe yabo Rutsiro dore ko ngo iri mu Busembere mu karere ka Rubavu. Uyafatiwe mu murenge wa Gihango mu kagari ka Kongo Niri umudugudu wa Mukebera. Mwarimu rwose koko akabigasekwa nakezo ibi nubwo ndi kubiseka ariko birababaje. Cyema kuri gihe cyamenye ko uyu mwarimu rero yigishaga amateka atari ubwa mbere yari aketsweho ubujura yigishaga amateka history cyangwa se histoire dore ko mu mudasobwa yafatanywe ari imwe muri ebyiri zaburiwe irengero mu mwaka ushize 2024 imwe yakoreshwaga n'umuyobozi w'ishuri n'umwungirije. Izi mudasobwa kandi zibwe nyuma y'uko umukozi w'umunyamabanga bw'ishuri yibwe ipfunguzo baje mu kazi mu gitondo basanga ibiro byose birangaye kandi hibwe mudasobwa n'ibindi. Ese ntabazamu bagira cyangwa mwarimu yarabajijishije? Se bwo kubajijisha ntabwo barebye ngo ninde winjiye mu kigo muri amasaha y'umugoroba byagenze bite? Mwarimu ararwaye banze bajye kumupima urumwe amakanya koko ibikombe by'abanyeshuri byakoreshejwe amasahane barimo bariraho nawe yariraho twajwemo. Umunyamabanga w'ibikorwa w'umurenge wa Gihango Munyambaraga Rutayisire Deogratias yabwiye ikinyamakuru gihe ati nibyo koko yari umwarimu wa Collège de la Paix yafatanye ibikoresho birimo iby'ishuri n'ibindi bizagaragazwa mu iperereza. Nyuma y'ifatwa rye yahise yashyikirizwa sitasiyo ya RIB urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ya Gihango kugira ngo iperereza rikomeze. Munyumvire namwe mwarimu mwarimu ntabwo yagombye kubagaragaza indangagaciro ntabwo yagombye kubagaragaza imyifatire nk'iyi yagombye kubagaragaza indangagaciro agaragaza kirazira. Kandi umuntu wigisha amateka harimo indangagaciro. Rero mu cyigisha amateka wagombye kuba wigisha ngo Rwanda ni values indangagaciro zagombye kuranga umunyarwanda wuzuye
ariko se biba byagenze bite namwe munyumvire uyu mwarimu murumva ari muzima cyangwa umunyabanzi bamujyane kumupimisha barebe niba mu gihanga hakora neza. ariko urabona ko turacyafite ikibazo kiri mu bibazo byugarije umuryango nyarwanda. ntabwo twazabura kwitsa kuri bino bikorwa by'ubukere, bino bikorwa by'ubujura, kuko nicyo cyaha gikorwa ku mwanya wa mbere mu Rwanda. ku munsi w'ejo twarabivuze abibaga inka i Kigali bakajya kuzigurisha mu burasirazuba. ariko noneho turi kuvuga ibikorwa by'ubukere. mwarimu ntabwo ari kwiba ari uko akennye, ni ukwibira ingeso, ni ukwibira ingeso. arigisha mu mashuri yisumbuye, amafaranga ahembwa ntabwo wavuga ko ari wowe wababaye cyane ku byo yakwisanga mu bikorwa nk'ibi ngibi. turavuga aho ngaho kandi mu Rutsiro, mu gihe ni Kigali none polisi y'u Rwanda iri gukora akazi kayo, yongeye gufata abandi ibata mu mvuto, ibata muri yombi. muri uyu mwaka polisi yakoze akazi kabisa, turashimira cyane akazi yakoze kandi ikomereza aho ngaho, kuko ngo bashobora kugushimira kuri gukora neza ngo ukaregeza ukumva ko wagezeyo. no, ikomeza akazi. ariko nanone abafatwa batazagenda ngo babasuhuze bagaruke, ahubwo bagende banagororwe, bagaruke baragororotse. kubera ko hari abantu 11 polisi y'u Rwanda yafashe ibataye muri yombi mu mujyi wa Kigali, bakekwaho ubujura no kwambura abantu ibyabo. polisi y'u Rwanda yatangaje ko yataye muri yombi abantu 14 bakekwaho ibyaha by'ubujura bakoraga binyuze mu gutegera abantu mu nzira bakabambura ibyabo byo bafite. nkebebe bazifate, ibisambo babifate. Ona harimo wambaye agakabutura, yambaye umupira w'agatuku, yifutse mu maso ngo batamubona. icyo kimwaro uterwa nuko wafashwe, wagombye kuba warakigeze imbere yo kujya gutega abantu. hari uyu ushaka kwihisha akabura aho yihisha. abafashwe rero nabo mu mirenge ya Muhima, Nyamirambo, yose ni mirenge ibiri muri 10 igize mu akarere ka Nyarugenge. bate muri yombi kuri wa kabiri ku ya kane ukwa Ugushyingo 2025, binyuze mu makuru agiye atangwa n'abaturage. hariya Muhima barahari benshi cyane kuri muhanda, hari aho zari kwarasa kugera ku Kinamba. muzajya kunyura hariya ari mu masaha akuze uri wenyine rwose uzitonde cyane cyane ku gihande cyegereye igishanga, uzitonde cyane. mu murenge wa Muhima kandi mu kagari ka Nyabugogo, umudugudu w'ubucuruzi, hafatiwe 5 bakekwaho gutega abantu bakabambura ibyabo muri Nyabugogo mu masaha y'ijoro. mu bafashwe kandi harimo ufite imyaka 43 ukuriye ubusa, ndetse umuto muri bo afite imyaka 29 nawe ni arava mu rubyiruko. ariko nanone imbaraga zirumva ntago aruzubaka igihugu. nigenda nababwiye ngo abahanga mu by'ubukungu bakubwira ko ngo urubyiruko ngo ni asset, ariko ngo iyo rutitaweho ngo rufashwe ya asset byazwa umusaruro, ni umutungo. urwo rubyiruko ni umutungo, ariko gutabyajwe umusaruro uhinduka liability. iyo liability rero ni ibibazo nyine. Muvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali CIP Gahonzira urarisi yabwiye amakuru igiye ko mu murenge wa Nyamirambo mu kagari ka Rugarama mu mudugudu wa Rubona hafatiwe abakekwaho ubujura 6 nabo bategaga abantu mu nzira ahahoze irimbi bakabambura ibyo bafite. umukuru muri bo afite imyaka 30, urumva ko nawe ari mu rubyiruko, ariko nanone yakuriye ubusa. umuto akagira 17, urumva n'urubyiruko abantu 6 urubyiruko dashoreza imbaraga mu bindi bikorwa byo kubaka igihugu. polisi y'u Rwanda ntabwo ngo izihanganira umuntu wari wese wishura mu bikorwa by'ubujura bwo gusarura aho atabibye no kwanura aho atanditse, ndetse n'ibyo bikorwa bihungabanya ituze n'umudendezo by'abanyarwanda. abangaba rero bagomba guhanwa. kubera ko abantu bose guhanwa n'icyaha cy'ubujura no gushinga umutwe w'abagizi ba nabi. buriya abajura barenze umwe bahita bashinga n'icyaha cyo gushinga umutwe w'abagizi ba nabi. ahundi icyaha cyo twabonye baragiciye amazi, kuko igifungo n'igitoya ku bijyanye n'ubujura ni hagati y'imyaka umwaka umwe n'imyaka 2, cyangwa igifungo cy'imirimo nsimbura gifungo y'amezi 6, yani mu itatije. ibihano kandi bishobora kwikuba 2 iyo kwiba wibye yakoresheje guca icyuho, ngo n'abandi batobora inzu,
kurira cyangwa yakoresheje igikoresho icyo ari cyo cyose gifungangura aho utemerewe kwinjira. Kwiba byakozwe mu nzu ituwemo cyangwa isanzwe ibamo abantu cyangwa inyubako ziyikikije. Ariko nanone urabona ko ibikorwa by'ubujura bikomeje kugenda rwose biba byinshi. Reka namwe tubakire ku murongo wa telefone kuri mwe dukorera mutubwira aho ngaho iwanyu uko byifashe. Mutubwire mwarimu buriya ni muzima ajyanwe kwa muganga. Abandi bafite mu bikorwa by'ubujura bitandukanye bo bigende bite ko bagenda ba ariko ingeso ikanga gukira. Uyu ngo ati ingeso yanze niko bigenda. Arimo aravuga kujyanye na mwarimu. Ati uwo n'umujura wabeshyaga ngo arigisha. Umwarimu abarangwa n'indangagaciro. Uyu ngo wagira ngo twavuganye na kirazira. Naho umujura urangwa n'ubusahuzi urumva uwo yibaga ibikoresho by'ishuri iby'abanyeshuri akanahembwa ubwo akaba asahuye n'umutungo wa leta. Ariko zikora ibyo yahembwaga na leta akiba ibikoresho abanyeshuri bagakoresheje yangiza akanabihemberwa ko yibye. Mujinga sana nahamwe n'icyo cyaha cyekwaho azahita nirukanwa rwose. Kwirukanwa azahita nirukanwa. Ati azahita nirukanwa. Uyu nguyu ati ariko muri mu makaritsiye yose tuvugishije ukuri abantu bayabamo baba mu bikorwa nk'ibi ntibazwi. Usibye ko nta wavuga kanaka cyangwa nyira kanaka iyo bugorobye bakora ibi usanga bivugwa mu matamatama. Kuki se mutabivuga ngo bigaragaze ushobora akakumara ku rubyaro? Nta gisambo na kimwe kidafite umuntu ukizi, ahubwo habuze uburyo buri mu mutekano wa buri muntu wo gutanga amakuru, kuko si ngombwa ko umuturanyi w'umuntu amwiyumvira atanga amakuru ko wa muhungu ari we uri mu itsinda rihohotera abantu cyangwa ko ari we wamutanzeho amakuru. Ikindi cyaca ubu bugoryi ni ukwereka ababibamo abatunzwe nabyo ko bazwi bakajya ku rutonde, izo nkonde zikerekanwa ahantu hose bakabahamagara umwe akicazwa. Hey, ati Rwanda National Police nishyiremo imbaraga nyinshi bagera no mu turere twa Kayonza mu burasirazuba bw'u Rwanda. Ariko aba bajura bakwiriye gufatirwa izindi ngamba kuko hirya no hino birakabije. Reka twumve no ku murongo wa telefone. Ati bose ko ndagukunda cyane ku makuru mutugezaho. Ati mperereye Gikondo. Bose ko Gikondo twizere ko umeze neza cyane natwe turagukunda. Rero inshuti yacu akadasohoka mu twasigane twagosiga inyuma kirazira. Mwiriwe neza ni Jonathan ku Muyumbu. Dufite ikibazo cya ruswa n'ibiyobyabwenge cyane Kanyanga. Mujye mudusura tubaha amakuru murakoze. None se aho ku Muyumbu nta RIB station ihaba? Polisi ya Muyumbu ntabwo ikora? Polisi yo mu burasirazuba bw'u Rwanda ntabwo ikora? Umuvugizi wa polisi mu burasirazuba bw'u Rwanda se ntabwo muzi Hamuduni ko akora neza? Ayo makuru mugomba kujya muyageza no ku nzego z'umutekano ziri mu Rwanda National Police mu burasirazuba bw'u Rwanda. Inzego z'ubugenzacyaha RIB kuri buri murenge hari RIB, ariko ntabwo ari kuri ku murenge ahubwo ku murenge uriho station ya polisi, kuko imirenge yose 116 ntabwo ari yagerwamo na station za polisi. Kandi RIB n'ubundi iba hari RIB station haba na police station, kuko RIB yaje nyuma, ahubwo RIB ikora hari police station. Telefone 07 25 852 ubona iki cyakorwa kugira ngo ubwo bujura burandurwe, kuko ikibabaje abenshi babirimo usanga ari urubyiruko, kandi urubyiruko n'imbaraga z'igihugu kandi zubaka. Urubyiruko rwihariye 65% by'abanyarwanda, ariko izo mbaraga zarwo ziri gukoreshwa gute? Ziri gukora iki? Fan FM, hello. Mwiriwe. Mumeze mute? Tumeze neza. Ninde tuvugana hiragana he? Patrick Kicukiro. Yes Patrick. Nitwa
tuba tugukurikiye cyane. Yego Patrick. Rero reka mubwira ikintu cyacu ubusambo. Ikintu cyacu ubusambo nuko leta yakora yareka abaturage bagakora. Bushatse kuvuga iki? Nyine bakazajya batureka nkatwe urubyiruko tukihangira imirimo. Kuko urumva iyo mfashe nk'akadobo nkashyiramo amagi 50 banyaka umusoro kandi umusoro nta n'uwo burimo. Amahenga no kumagi ku kadobo ka 50 bakwaka umusoro se? None ubwo nabo bakwirukankana nyine. Warabikoze bakwaka umusoro? Umusoro ya nawe nyine ibintu by'ubuzunguzayi. Ahubwo vuga ngo ubuzunguzayi ntibwemeye. Wenda bavuga ngo bashyiremo inyoroshyo wenda nuzunguza atagira ukwambura aho umusoro byo ni ikindi. Nyine urabona iyo uzunguje bakabikwambura. No usanga urubyiruko rwita rwirukanyira mu bujura muri ibyo biyobyabwenge. Leta nishaka ukuntu ituvuganira rwose. Ishyiremo inyoroshyo. Ishyiremo inyoroshyo nyine buri muturage wese yisange ku kantu afitiye ubushobozi. Urakoze cyane muvandimwe. Turi kumwe Clement. Asante sana. Ati leta nirebe kuntu yashyiramo inyoroshyo. Ese nawe niko byumva? Ni 0725855259. Hanyuma ibintu rushaho kugenda neza cyane. Igitekerezo cyawe cyifuzo nyunganizi turimo turasatira n'umusozo. Hello. Inde tuvugana hiragana he? Yego. Ubujura bumeze nabi ariko tugomba kubwamagana. Umugore wiba cyane koko n'ibikombe by'abanyeshuri koko. Yakwiye kumugeza kwa muganga akareba ikibazo cye. Uriya mwarimu bajya kumupima mu gihanga barebe niba hakora neza. Rwose kabisa ndumva biragayitse nk'umuntu w'umurezi. Sawa rero dukora ibiganiro byawe. Asante sana. Mugoroba mwiza. Okay. Ati babanze bamupime barebe niba hakora neza mu mutwe. Hello. Salama Clement. Salama. Meze bite? Tumeze neza ninde tuvugana? Bavugana ya mu karere ka Nyanza. Yes Elia. Uramwari mariko ibintu yakoze ntago ari byo. Yagakwiye rwose kwigaya nawe ahari nyine. Yego nibyo rwose yigaye arimo gusiga icyasha abandi barimo babikora neza. Sawa koze Clement ibiganiro tugeza turabikunda. Asante sana reka twumve na mugenzi wawe. Hello. Clement. Yes. Ubwo twagiye ni Valentine Karongi mu mudugudu wa Kaburega. Amayenga Karongi muri kutwumva neza se muhe murenge? Uri kutwumvira Karongi cyangwa uri ahandi nuko tukomoke Karongi? Ndamubwira Karongi mbanyike hejuru cyane kugira ngo mvumve neza. Rugabano uri he? Ndi Karongi mu murenge wa Murambi. Murambi muratwumva neza cyane? Turabumva cyane. Igitekerezo cyawe? Uriya mwarimu koko yari umwarimu n'igisambo ni. Yewe birasa nkaho ari umwarimu witwikiriye igisambo cyitwikiriye ubwarimu. Ibiganiro bya turabyemera cyane hano Karongi by'umwihariko mu isantere Nyamugari. Murakoze cyane dusuriza abantu b'i Karongi nabo mu isantere Nyamugari. Muti muri inshuti zacu zakadasohoka mu twasigane twabasiga inyuma kirazira. Telefone imwe tugiye gusoreza ikiganiro Troviseri cya none. Hello. Yego. Yego nshuti. Ikiganiro cya turacyemera cyane. Asante sana muvandimwe. Mr. Tonto arakumva no muri kumwe mu gitondo. Sawa. Ni nawe dusorejeho rero ubwo ngubwo abandi bitekerezo mujye mukomeza mu byandike n'ikindi gihe cyari cyo cyose wifuza kutugezaho amakuru yaba agezweho wabonye aho ngaho iwanyu wanyandikira kuri 0775855250 nkana kwihamagarira tugakurikirana iby'iyo nkuru kugira ngo koko umuturage arusheho kuba kwisonga. Nyine twa Clement Ndayisenga Nyagasani barinde tuzasubira ku munsi iwejo.